ndamukunda cyane zamfashe duhure. Indese Kirisizi. inde Kirisizi. Ko murebana gutyo. wambutse ishyamba i Kigali Navuye i Karongi. Kirisizi ko kuramuzi. This is Umucyo News. Umucyo News TV. Hafi yawe nuci. Alright, ndizera ko amariza aza kugenda neza nabwo nta kibazo. Ego twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe kuri channel yacu kandi yanyu Umucyo News TV. Twishimiye kongera kuba turi kumwe namwe. Uyu munsi tunejwe no kongera kugana namwe kugira ngo tugezeho update y'ibintu biri kuba hirya no hino mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi twatunijijwe no kuba turi kumwe n'umutumirwa umushyitsi w'imena, turi kumwe murabona ko ari online. Twajya dukoreshe video call ko ntibyakunda, ariko akaba ari umuntu wifuje kugira ngo tuzamuzane kuri iyi channel yacu kandi yanyu abashe kubabwira byinshi abahishiye. Reka manze nyembibwire nkuko bisanzwe, muranzi ko ari umuvandimwe wanyu Damien, nkaba nkora n'umufatanya bikorwa wo bita Slim Jesus from Rwanda. So nge nkaba ndi hano muri USA, nkaba ndi n'umutumirwa from Rwanda. Wakwibwira badukurikiye kuri uyu munsi, wowe bakwita nde? Irasubiza Odile, uye i Kigali Masaka. Ifite izina ryiza Irasubiza Odile. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Imana iduhana umugisha. Yego murakoze. Muri kwiyumva gute? Numva nishimye kunyakira kuri channel yanyu, noneho ari na online atari kuri kamera. Alright. Ntabwo byabashije gukunda kuri kamera. Okay, Imana ishimwe. Ndumva ko ubwo utari kuri kamera za kwirekura akaza kutuganiriza neza. Yego. Okay, Odira, uri umuntu ki? Uri umukobwa, uri umumama? Umukobwa mfite imyaka 20. Kandi nongeye numva ko bana bakunda kwivuga imyaka, arabo nawe tubeshye. Ntabwo mbese ngende sayi. No kuri. Alright, Odira cyari cyarwangavu uri mu rungano rwiza. Imyaka 20, imyaka myiza cyane y'umukobwa w'inkumi. Uriyumva gute kuba uyu munsi ari umunsi wa mbere tukwakiye kuri iyi channel Umucyo News TV? Nshimishije cyane. Alright. So rero nk'uko bisanzwe uyu munsi ndabona iwacu izuba rirava, iwanyu burije nk'uko bisanzwe. Hari abantu dukunda kuganira tukabwira update y'ibintu birimo kuba hirya no hino, ariko uyu munsi najya ngo kutuganiriza watubwiye ko ufite ibintu byinshi duhishiye nk'abantu badukurikiye baza kukumva, niba batakubone ko bazaba kureba, kuko iyi channel yacu ni Umucyo News. Iyo wumvishe Umucyo weho wumva iki? Umva ko hacaho ibintu nyine byanyabyo, ibintu byiza gusa. Alright, ibintu biri true. Ni nko kuvuga ati true story, no kuvuga nta true story aba ari ibintu nyine byumvikana kandi bifatika. So tubwire rero Odira ukora iki? Yavuze ngo witwa Irasubiza Odira. Yego. Muzima busanzwe ukora iki? Njyewe nta kazi mfite. Ubu nta kazi ufite? Yego. Okay, hanyuma waje kumbwira ko ngo ufite uburyo bumwe cyangwa ubundi uririmbamo, ngo hari uburyo ushaka kujya uririmba, akatubwira ko hari umuhanzi ngo cyane ukunda. Nagira ngo ducire ku mayange, ese indirimbo birimo neza, byaratangiye cyangwa ntabwo uratangira? Ntabwo ndatangira kuririmba, ariko igihe nanjye ntazi mbonye ubufasha nabikora. Yabonye ubufasha, support ishobora kubikora nk'umurimo. Yego. Ubonye abashyitsi? Oya, ntabwo ari hano, ni abaturanyi. So indirimbo se mbere yo kwinjira ku muntu numvishe nyine wenda ushobora kuba ureberaho, cyangwa ntacyo watubwira nk'umuntu ureberaho kuba n'indirimbo ninde? Umuntu mfatiraho urugero mbere nyine
mbona ibintu akora ari byiza kandi abikorana ubwenge ni Kenisi Chris Easy Chris Easy niwe ngiye umuntu mfatiraho urugero. Chris Easy Yego. Aya Chris Easy ararapa n'amarapu aririmba indirimbo zimeze gute? Araririmba, yabanje kuririmba rap ivaho akurikizaho nyine kuririmba bisanzwe indirimbo za Sekira gospel iki konzi ko abakobwa akunda kuririmbira gospel se ubu Chris Easy yaba urugero rwiza kuri wowe hari? Yego. Alright, none se muri makeya tukiri aho ngaho hari akaririmbo aho ufite gake nibura ngo tubwire uko bimeze? Yanjye se cyangwa ye? Yaba ari yawe yaba ari iye tunyuzemo kuri makeya gusa uririmba agace. Reka ndirimba iyiwe niyo mbasha kumva neza. Yego. Jantopa ibaze nk'ugumpindutse ukandeka abandi bose banseka adada inkumi zose nkatondeka she's a show and I'm so sorry every time I so serious toujours mama amitiga urukundo n'ingwara kandi itavuwe yakica nk'izindi zose. Urukundo n'ingwara kandi itavuwe yakica nk'izindi zose. Ngaho ngeze yasubiza kuba ijwi riri hasi. Hanyuma iyo ni iya Chris Easy? Yego, ariko yayifatanyije nyine na Kevin Kade. Alright, nta kandi kese nk'umuntu wemera n'izindi zindazizi tubwire kandi ke nyine wemera nzibukana ndaziririmba yaze kureba kandi kari hiti ke wemera nyine tubwire uko bimeze. Hanyuma iyawe? iyanjye kwa ko ndi umugaturike narishize nyine mu ijwi nyine rya katolike. Nta kibazo, turi imbere agace twumve ko biri kujyamo neza. Ariko ni iminsi mikuru ntabwo ari iyo mu buzima busanzwe. Si iyawe se? Yego. Iririmbe nta ngorane. Ariko nyine n'izina rya Chris Easy ryajemo. Ariko ho ntabwo ndi buhageze. Gira ngo ari kuririmba agace ahubwo arimo kugira ngo twumve ukuntu byaje. Noheli twagiye. Yego. Noheli nziza abantu b'Imana, Imana ibaha umugisha muri uyu mwaka tugiye gutangira. Izabaha urukundo rwa buri wese, ibahe guhirwa mu mirimo yanyu. Yego. Agace karimo Chris Easy kavuga gute? Manireba kure wowe ureba ukamenya ikikwiriye, reba aho Kirisi izari umuha urukundo rwa buri wese, umuha ubuhanzi buhoraho ajya atanga isomo mu bamukurikira. Yego. Aho ngaho ndumva gusa biri kugenda biza nubwo ijwi riri hasi, ijwi riri hasi ariko ndumva uko bimeze kose biri kuza. So ntago waba ushatse kuba icyamamare nk'umuntu numvishe ninde harya ninde Joyeuse wavuze ngo akunda ngo Juno. Joyeuse wa Juno nyabwibuka.
Kera nari nzi yuko nyine ubuhanzi nzi ko kuba umuhanzi ari amagambo nyine uba wifitemo umuntu wese abishatse yaba umuhanzi kuko ni amagambo bafata bagateranya hanyuma bakayabyaza ijwi bagashakisha nyine ijwi rijyanye n'ayo magambo so ntabwo biba bigoye ahubwo ikiba kibura ni sapoti nyine y'abantu bakuzamura yego ndabyumva kandi iyo utitaye ku bantu baguca intege nabyo ubasha kugira aho wifuza ndabyumva nani umva ngo Joyeuse irasubiza mu bantu b'abakobwa cyangwa abamama nta muntu w'umuhanzi urimba nka gospel cyangwa izindi ndirimbo ushobora kuba wareberaho atari Chrisizi oya Chrisizi mu bakobwa njye nta muntu njya ndeberaho bose Chrisizi arakuzi naganzi nifuza no kumubona nta nubwo mwari mwabonana amaso ku maso urugero nyine ikintu njye mbona mukundira yandare mu ndirimbo nyine z'abandi bahanzi pe ariko nyine Chrisizi indirimbo aririmbye ntabwo nyine akoresha umuco nyarwanda ntabwo ashyiramo abakobwa biyambitse ubusa so indirimbo ze azishyiramo ubumenyi bukomeye nibyo yamukundiye yego bigapu kuri Chrisizi kandi ntabwo ari ya ndirimbo wareba uri muri salo ngo umubyeyi yaza ngo uhite uyikuramo kugira ngo atabibona ibyo uri kureba so nicyo kintu cya mbere naba narabikundiye kuba muri make indirimbo ze zishaka kurebwa n'urungano rwose ingero izo arizo zose yego alright Chrisizi ahari ababyumva nawe n'umukatrike narabikunze cyane nzi ko ari umuyisilamu nka mama we ako ni umukatrike nibyo okay Chrisizi ahari turamusuhuje aba yumva ko ari umukobwa umukunda cyane atazi nawe utamuzi ariko finally akaba yifuza ko bazahura so reka rero twe tugushimire tugushimira ko wemeye kuba natwe no kuza kudusanganiza ibikurimo nkaba nifuza ko ari umuntu ugushaka cyangwa se ukeneye kuganiza kugira ngo yumve imbaraga z'ubuhanzi cyangwa se imbaraga z'urukundo ko yakugana turaza gushyira nomero zawe kugira ngo nugushaka azaguhamagare ni gute byaje numvise ko hari n'uburyo ushobora kuba Chrisizi umukunda mukuntu ndamukunda cyane 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 nyine kubivuga mu magambo nyine umuntu wese nyine yaza akavuga ndagukunda ariko njyewe mbivuga birenze ndabizi ko afite abantu benshi bamukunda ariko njyewe ndabarenze bahora barenze yego wumva kubivuga mu magambo ko umukunda byonyine bihagije oya wifuza kubivuga mu buhe buryo ndamukunda cyane nifuza no kuzamubona wifuza kuzamubona yego alright tubwire rero nyuma mu bisanzwe ubundi uri umukobwa uri aho ngaho nta kintu ukora nta murimo wumva ushobora kuba wakora bimeze gute njyewe akazi koko akari ko kose kampemba nagakora nta mu diaspora murakundana se mfite n'impano yo gukina filime ufite n'impano yo gukina filime yego ndumva ahubwo baje baguha akazi kabisa vuba cyane nkubajije nta mu diaspora murakundana ko mbona no gukundwa bitakubera bibi oya nta n'umunyarwanda mfite ko batesha umutwe cyane buri umukobwa uri aho ngaho ni ukuvuga ngo uri single searching yego alright mu myaka yawe nta mukunzi ufite nta murakundana narakundanye birarangira mbona nyine ni ibintu bisubiza inyuma ndabiteka ndavuga ndacyari mutoya nzakundana nyuma okay
ariko nko gushubije inyuma gato tutarasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi waje kumbwira ko hari umuntu wize kuganira gato impamvu udakunda na video call cyangwa kuvugana n'abantu b'abadiaspora cyane ngo hari umuntu waje kuvugana ngakwitwaraho nabi. Uwo muntu ni umuburaka, ni umuzungu, ni umuntu waturutse Afurika? Yari umuzungu, hari n'undi nyine w'umunyarwanda ariko yagiye hanze. Hama nyine ajigira nk'umuntu w'abazungu, kuko abazungu abantu benshi barabuzi. Yego. Nibyo bintu nyine byankuye ko nahise mbyanga. None so umuzungu umuntu namba kwera yenda kumva abantu bari hanze bafite amafaranga ugasanga we yishakira ibindi. None se ngo umuzungu mwamuvuganye mwamenyanye gute? Yaturutse Afurika byaje gute? Twahuriye kuri Fibi. Mwahuriye kuri Fibi? Yego. Fibi ni urubuga muhuriraho mwese, wabibwira abadukurikiye gute? Facebook ni ngo urubuga rukoreshwa n'abantu benshi. hanyuma aza kurukweshiniga mu banuze mu ba friend. Yego. Hanyuma wambwiye ko byaje kwenda gute niba atari ibanga kugira ngo nimwe mukivugana? So njyewe nyine twaravuganye nsaba ko twavugira video call, nzi icyongereza ariko ntabwo nzi icyongereza cyinshi. So ndamufatanya ngo ni umuntu nyine tugiye kuganira bisanzwe, nsanga njyewe ibyo narenze ntabwo ari ibyo, nsanga nyine ntabwo yambaye, yari yiryamiye. Yego, nahise nk'uko nyine nahise ngiye nyanga. Ariko niba atari ibanga ni ukuvuga ngo we yaraguhamagaye ashaka gufata telefone nyine yikemura ibibazo bye, usanga ari ibidashoboka. Nashatse kugira nyine bashobora umucyo n'abakurikiye bumve ko mu Rwanda birahari, nuko bo baba bari ahantu nyine utapfa kumenya cyangwa naho babikorera. Mu Rwanda birahari. Yego, abakurikiye bumve ko uri umunyarwanda w'apfasoni cyangwa se uri umunyarwanda wujuje ibyangombwa nk'umunyarwandakazi, wanga ibintu by'agasuzuguro, wabonye ko umuntu yifashe nabi uravuga ati imico ntabwo ari myiza, umuntu muhita murekana. Uwo munyarwanda wundi wambwiye waturutse Afurika byagenze gute? Gusa nawe niko yari ameze. Nabonye akenshi ahura n'abasitari b'abanyarwanda ariko ntabwo nabashije kumumenya neza. Ntabwo wabashije kumenya neza? Ntabwo yagaragaje mu maso hiwe. Alright. Ibyo nk'uko wabivuze ntabwo wari umuco mwiza, abagabo bameze gutyo b'iyo mico ntabwo ari abantu umuntu yagira inshuti. Niyo mpamvu ngushimira ko we uri umukobwa w'umuco kandi ukwiye kugira inshuti nziza ziganisha mu nzira nziza kandi mu nzira y'ukuri. Tutarasoza, ni iki wasaba abadukurikiye ari abanyarwanda, abanyarwandakazi, ari abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, ni iki wababwira nk'umuntu ukeneye support? Jewe ndi umwana nyine abantu banshigikira kandi bari na hafi ya Christine, wenda bazamwereka iki kiganiro nawe tukareba ko hari ikintu yagikoraho. Yego. Tutarasoza wumvaga ari ibyo, nta kindi watubwira mbere kugira ngo tukurekure? Wenda byazaje tukazakorana ikindi kiganiro, ariko nifuza ko ikiganiro cyakurikirana abantu kikagera kure hashoboka, ku buryo na Chris Easy azabona ikiganiro kuko ati wow, kumbe nanjye mfite abantu banyitayeho, bangurikira, bankunda ntabizi. Ndumva ari ibyo, ubundi nashyiraho nimero zanjye, wenda nyine akazamugisha tuzasubira. Yego, babwire inimero zawe deni dusoze. Ni 079 5 6 8 1 17. Bagira dusubiremo, abari mu mahanga ni ukuvuga gufata purisi akanyenyeri cyangwa guteranya rimwe 07 0 9 9 5 6 8 1 17 6. Yes, uwo ni umutumirwa twari kumwe ari mu bihugu byo hanze cyangwa se ari
hakurya muri Afurika nabwo tukaba turi USA. Tukaba tubashimiye mwese abari badukurikiye, tubashimira ubufatanye bwanyu, uburyo mutwitaho, mwibuka gukora subscribe ndetse mugasharinga kugira kino kiganiro kigere kure hashoboka, hanyuma mudusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo tubashe gukomeza. Imana ibamugisha kandi mwese ibagire neza, ibiriza heza, abari mu joro murare aheza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ikiganiro cyacu nagaruka, bye bye. nabwo arongera urumva arambwira ngo ndi mu masengesho, ntabwo nabonye ukuntu nitaba telefone. ndabona se ko hari uzi gahunda dufitanye ko tutanyohereje n'amafaranga, cyangwa umbwira ati yaka umuntu nugera hano ndayaguha ataruzeye. Ibyo ntabyo wanjye ndahase ubundi nawe kubikubwira gute ubanze kumufata. Bihita birangira urambwiye ubwa mbere yakubwiye ngo uva mu kazi k'ibihumbi 30 urongera uva mu kazi k'ibihumbi 60 ngo mugiye kubana. ubwa mbere bwo yarambwiye njye gufata ibintu ndagenda ndabibura, nsaba imbabazi ndamubura. Akaba arambwira ati rero ndashaka ko tubana, twabipanze ukwezi ko tubana, nawe ndabyemera, nsezera akazi. Arambwira ati shaka rero umuntu uzagusimbura, ndamuzana. nkavamo nyine mbagiye bwambwira genda ukoresha ibi niba ukoresha ibi, ndagenda ufata ibi n'ibi. utipa arangije fone icamo ntira amantuza amatelefoni y'abandi nkamuhamagara akayifata yakumva ari njya nataye umutwe. musubije inyuma gatoya, hariya yakubwiye ngo jya muri salo ugiye kwikoresha umusatsi, nta mafaranga ari akakohereza kuri telefone yaragiye ndi wapi, ntabwo yari yanyohereje. kandi ati wowe genda ukoresha umutwe nibarangiza umamagare. weho umamagare ndishyura. kigira umva nari mfite amafaranga maze iminsi nkora. yego ndayishyurira. ubwo urumva nandi mu rusengero urumva izo kujya